cyane n'uwishuheri uvuye iburasirazuba ujyana zanzige uziroha mu nyanja itukura ntihasigara na rumwe mu gihugu cya Egiputa cyose maze Uwiteka anangira umutima wa Farawo ntiyareka Abisirayeli bagenda. aricyo numvisemo hano kwa kunangira muri za nshuro 7 Imana irongeye kuko uyu mugabo ntabwo yashakaga kumva yarababaga ni bya bindi kera turi mu ishuri batwigisha ibintu kugira icyo bita sensibilité. Urumva sensibilité, kumva ko umuntu yumva afite ubuzima. Bajyaga bazana nk'akantu bakagupika bakakubwira ngo sapike ukavuga ngo no sapike cyangwa se wisapike no sanopiko pa cyangwa se wisapike kuko ubabaye kuko ushize kuko umvise. Na Farawo niko yarateye arongeye kandi nanone arongeye ati ndakwinginze mugire gutya na gutya none kuko yaramaze kujya gute arabonye ibintu biramukomeye yaramaze kubona yaramaze kuba yaragize ikintu cya yabaye sapike yabaye pike kwa yabaye pike arumva abaye pike n'icyo kintu kiramukubise urubura ruraje tugeze kuri icyo kintu rero aprito kijyana na sutolere za sutolere cyangwa se inzige. Izo nzige ziraje zirahumye uzi ko inzige imwe yagombaga ngo yafite ubushobozi bwo kurisha kurya kwangiza ibiti kuri kilometero kare imwe ngo kandi harimo amamiliyari n'amamiliyari y'inzige araho usanga zigera muri za miliyoni 50 miliyoni 50 kuri kilometero karimwe umva miliyoni 50 z'inzige kuri kilometero karimwe miliyoni ibyo ni ibintu innombrable no utashobora kuvuga ukuntu byari bimeze gusa umva zikonona nibura toni zigera mu 100,000 z'imyaka mu ijoro rimwe. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ari yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu Kimbo umurimbo wayo ubushinge Beta Paints uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye naho dukora. Uyu munsi cyo turi mu gitabo cyo kuva turabasuhuje rero Imana ibaho umugisha kuko muteze amatwi muri benshi turabizi. None turaje kugira ngo dukomeze aho twari tugereje ko tumaranye namwe igihe kinini mwiga kino gitabo ariko turizera yuko n'ubundi muzajya mugira icyo mukuramo ikibazo si igihe kirekire ahubwo nicyo mukuramo nicyo dukuramo dusangira twese muri rusange. Turasuje rero mu izina rya Yesu hagari jewe genyene Kizibera Philibert ndi kumwe na mugenzi wanjye reka basuzana. Turasuje cyane inshuti muteze amatwi kongeye twagarutse nkuko bisanzwe ni Pascal Dushimimana Evangeliste. Kongeye twagarutse rero muri wa mwanya wacu kandi wanyu mukunda Imana iduhana umugisha. Reka tujye imbere y'Imana. Data mu izina rya Yesu turagushimiye Uwiteka Nyiringabo, tukagushimira kunesha kwawe uri Imana yacu iturinda, tugushimiye uburinzi bwawe, tugushimiye kutwitaho, tugushimiye kandi yuko Uwiteka wahabaye mu ruhande rwacu kigaragaza ukaba mu ruhande rwa bene data ko warinze abanyarwanda ukarinda isi yose. Tugushimiye tukunezerewe yuko Uwiteka waduhaye no murongo ane cyane ko ikiganiro ni wagishyizeho, kandi tugushimiye yuko Uwiteka washyizeho no murongo kugira ngo bibasha kugera kuri benshi. Tugushimiye rero yuko uri nyembaraga, tugushimiye yuko twitaho, tugushimiye yuko watugeneye ibyiza kandi ukomeje kudutegurira ibyiza. Twongeye no kukurarika kugira ngo ntitube twenyine, tukuraritse kugira ngo databuja mbere yuko tuvuga Uwiteka nyakubahwa umuteguro n'uwawe, kandi mu izina rya Yesu benshi babasha gukurikira, mitima yabo igahinduka, mitima yabo igakizwa, kugira ngo nyakubahwa twese tuzaragwe cya gihugu cy'ubugingo. Byiringiro byacu rero komeza intambwe zacu ntabari twebwe kuko kwaye kubane na buri watura ahantu kugira ngo tubibe byawe, nuko tukugize uwa mbere nk'Imana, icyubahiro cyawe kituganze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bakoze rero Imana ibaho umugisha ari nawe usenze nuko kandi twese hamwe turawukeneye. Nimugubwe neza hashize
iminsi icyumweru burya aba ari kinini ku buzima bwacu, kuba hahita byinshi no kuba tuhari ni ubuntu Imana ibitugiriye. Turagarutse rero kandi mu buryo bwo kugira ngo dukomeze za nyigisho turwanya ibibi, turwanya inyigisho zipfuye, tuvuga turi muri rya jambo ry'ukuri ribatura tubona muri Bibiliya, nk'uko minisiteri yacu ivuga ngo ni minisiteri VPDR nyine, ijambo ry'ukuri ribatura, ngo tubibona mu gitabo cya Yohana ibice 8 n'umurongo wa 32 gukomeza. Hanyuma rero muzamenya ukuri, kandi ukuri ariko kuzaba batura. Niba rero ukuri kuri mu ijambo ry'Imana, ni nayo mpamvu tuba turi hano n'abandi nabo, kugira ngo dusangire hamwe ijambo ry'Imana. Bamwe baba bavuga butumwa, abandi bakabigisha. Reka dukomereze aho twari tugejeje kugira ngo dukomeze twige ijambo ry'Imana, kandi twifurije kugubwa neza abaduteze amatwi bakunzi ba kino kiganiro, dusangire nabo twinjiye mu gitabo neza. Twari tugeze ku cyago cya 7, twari ku cyago cya 7 gikurikira ibindi byago 6 twari turangije. 24 ibyo byose wasoma aho ngaho tukareba. Twari turi mu cyago cya 7 icyo twari twatangiye, nubwo tutinjiyemo ko amasaha yaramaze kutwegera. Turangize ibyago haranditse ngo ahubwo nubwo kuri murongo wa 13 hano muri no Bibiliya, ni hatera urubura. Yego ntacyo. Uwiteka abwira Mose ati uzazinduke kare mu ruturuturu, uhagarare imbere ya Farawo, umubwire uti Uwiteka Imana y'Abaheburayo iravuze iti reka ubwoko bwanjye bugende bunkorere. Uhereye none nzohereza ibyago ntera byose ku mutima wawe no ku bagaragu bawe no ku bantu bawe, kugira ngo umenye yuko ari nta uhwanye nanjye mu isi yose. None mba ndambuye ukuboko kwanjye nkaguterana mugiga n'abantu bawe ukarimburwa mu isi. Ariko nukuri iyi niyo mpamvu itumye nguhagarika, nukugira ngo nkwereke imbaraga zanjye, kandi ngo izina ryanjye ryamamare mu isi yose. Na nubu urakishyira hejuru ukabuza ubwoko bwanjye ntureke bugenda. Dore ejo bugingo ubu nzavuye urubura ruremereye cyane rutari rwaboneka muri Egiputa uhereye igihe hatwariwe ukageza ubu. Nuko none tuma ucyuze amatungo yawe n'ibyo ufite mu gasozi byose, umuntu wese n'itungo ryose rizasanga mu gasozi kizatanga mu gasozi kitatashye, urubura ruzakigwaho gipfe. Uwubashye ijambo ry'Uwiteka wo mu bagaragu ba Farawo ahungishiriza abagaragu be n'amatungo ye mu mazu yo mu biraro. Utitaye ku ijambo ry'Uwiteka arekera abagaragu be n'amatungo ye mu gasozi. Turakomeje kugira ngo tumve iyi nkuru. Uwiteka abwira Mose ati tunga ukuboko kwawe mu ijuru urubura rugwe mu gihugu cya Egiputa cyose, ku bantu no ku matungo no ku nyamaswa no ku byatsi byo mu gasozi byose no ku myaka yo mu mirima yose mu gihugu cya Egiputa cyose. Mose atunga inkoni ye mu ijuru, Uwiteka akubitisha inkuba avuba urubura, umuriro ugwa hasi. Uwiteka avubira igihugu cya Egiputa urubura, nuko hagwa urubura n'umuriro uvanze narwo, by'icyago gikomeye bitigeze kuba mu gihugu cya Egiputa cyose uhereyeho hatwariwe. Urwo rubura rwica icyari mu gasozi cyose mu gihugu cya Egiputa cyose, abantu n'amatungo n'inyamaswa, rwica n'ibyatsi byo mu gasozi byose n'imyaka yo mu mirima yose, uruvuna ibiti byo mu gasozi byose. Mu gihugu cy'i Gosheni Abayisiraheli bari niho hataguye honyine, niho rutaguye honyine. Farawo atumira Mose na Aroni arababwira ati ubu bwo nkoze icyaha, Uwiteka arakiranuka, njye n'abantu banjye turatsinzwe. Munsabire Uwiteka ukuguhinda gukomeye k'urubura bimpagije, nanjye ndabareka mugende mwe kuguma ino. Mose aramubwira ati nimara kuva mu rurembo ndaramburira Uwiteka amaboko, guhinda gushire, kandi ntihari bwongere kugwa urubura
kugira ngo umenye yuko Uwiteka ari we nyir'isi, ariko wowe n'abagaragu bawe nzi yuko muri bube mutarubaha Uwiteka Imana. Imigwegwe na sayiri birapfa, kuko sayiri zari zeze n'imigwegwe yari irabije, ariko ingano na kusemeti ntibyapfa, kuko byari bitaramera. Mose ava mu rurembo imbere ya Farawo, aramburira Uwiteka amaboko. Guhinda kw'inkuba n'urubura birashira, imvura ntiyongera kugwa mu isi. Maze Farawo abonye imvura n'urubura n'inkuba zihinda bishize, arushaho gukora icyaha, yinangira umutima we n'abagaragu be. Umutima wa Farawo uranangira, ntiyareka Abisirayeli bagenda uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Mose. nakoze cyane ni inkuru amagambo maze gusoma, ariko hari ikintu cyo kumva, kuko abaduteze amatwi bumvisemo byinshi, bumvise uko byagenze, kuko turi muri bya byago uko ari 10 biri hagati y'ibyo twatangiye dusobanura kino gitabo cyo kuva, kuko tukimazeho n'iminsi. Twe nta nubwo turi burambirwe, turashaka kugira ngo abaduteze amatwi bakunda ijambo ry'Imana bajye bamenya yuko natwe ubwacu nta nubwo turambiwe, turi hano ku bwabo, turi hano kugira ngo dufatanye uyu murimo w'Imana. Aho tugeze rero muri bino bice 10 ni 10 turumva tugiye kwataka 10, turacyari muri 9 ariko tugiye kwataka 10. Turabona Farawo rero ati ngewe noneho n'ubwoko bwanjye turatsinzwe, aremeye. Ariko gatoya ntabonye bihagaze, kumvisemo urubura ruvanze n'umuriro. Hanyuma agira ubwoba, arakubitwa, ariko hari icyo numvise cyiza kandi twakagombye gutonaho konte cyangwa tukabitekerezaho. Kumvise ko abumvise imiburo nibura, cyangwa abumviye imiburo, abumvise ariko bakagira bate, bakumvira. Bo ngo bagerageje gushyira mu bikorwa ibyo babwiwe, ibyo Mose yababwiye ari kumwe na Aroni ndetse na za ntumwa zindi z'imiryango y'Abisirayeli. Mukure amatungo yanyu imusozi, mukure n'abagaragu banyu imusozi, murebe ukuntu mwabashyira ahantu mu mazu, kugira ngo babashyira mu ngo. Ntabwo ari amagosha, utazavuga cya kinyarwanda nanga rwose. Noneho bashyira mu mago ngo kuko icyo urubura ruzasanga imusozi kizapfa cyose. Ariko kuko bumviye, barumvise kandi bagira bate, barumvira. Ni nayo mpamvu birivuga ngo kumvira kuruta ibitambo. Urumva n'amaturo n'ibindi byose bishobora gukorwa, kuko tubona ko iminsi ya none yo iranagoranye. Abantu burya bumva baranakritika, sinzi muri kamere y'abantu ukuntu icyakora uwumvise wese akumvira ijambo ry'Imana, nicyo bishatse kuvuga, nicyo bivuze, yarumviye. Noneho tubona ibya runo rubura ukuntu rwari rumeze, urubura ruvanze n'umuriro. Ibi nibyo bizongera kugaruka mu byahishuwe. Ubundi ni ikintu kigaragara yuko ari ibintu twagiye tuvuga tunigisha n'igitabo cy'ibyahishuwe, byagiye bigaragara mu isezerano rya kera, ariko bishushanya ibizabaho mu kindi gihe kizaza. Kandi bishatse kutwigisha isi ya none, imiterere yayo ni no kuva kuri Adamu na Eva, aho babwiwe icyo bita désobéissance, kutumvira. Kandi birakomeje n'uyu munsi wa none, barabisoma ariko bakagira ngo aho bahagaze ni isi yabo, bakagira ngo bararemereye. Tubona abantu baremera, tubona ibintu uko bimera, tubona abantu bikunda, tubona abantu bashaka guhanga ibindi bintu bakwihishamo, bishakira ubuhungiro. Nyamara Imana iyo yavuze iba yavuze, kubemera bakayumvira. Icyo nzi cyo ni uko abantu benshi bemera Imana, ariko kuyumvira bikaba ikindi kibazo, zigasaba izindi mbaraga. Ariko kuri uyu mugabo Farawo ari ikintu hano kigaragara, aho yavuze ngo noneho ndemeye. Kandi ntabwo yemeye kubera yuko mu by'ukuri koko afite umutima wo kwemera, ahubwo yemeye kuko asumbirijwe n'ikibazo. Usanga no mu minsi ya none, mu bihe bikomeye, mu bihe by'akaga, ubundi abantu bajya baca bugufi bakumva bakwegera Imana, byamara guhita bakongera bakayitera umugongo, bakisubirira uko bari. Kubera iki? Bafata Imana nk'iki?
wenda simbizi biri muri kamere y'umuntu ariko babanze kumenya icyo bita nature y'umuntu, kamere yiwe. Buriya umuntu afite ibyiciro bitatu bimugize, ibi ngibi twigize tunabivugaho. Agirwa n'icyo bita kamere ye nyine, hakaba n'ibyo bita ndacyita ngo iki ame tukita umutima, muri ubwenge bw'umuntu muri we mo imbere hari umutima nama. Oya, hari umutima nama uturuka ku cyo bita esprit de Dieu, ku mwuka w'Imana. Buri umwuka w'Imana niwe wemfiwansa kamere wemfiwansa bya bitekerezo by'umuntu, noneho bikazamo icyo bita umutima nama. Buri umutima nama ni umutima uturuka ku mwuka w'Imana ubu kumugira inama, wemfiwansa. Niyo mpamvu umuntu Bibiliya ivuga ngo ahora mu ntambara. Nicyo gituma intambara ya kamere n'umutima w'ibyaha. Umutima harya mu n'Abaroma ibice 7 havuga intambara y'umutima uhana na kamere y'ibyaha. Urumva Bibiliya ibivuga ityo ko umuntu aba ari muri iyo ntambara. Ni kuvuga ngo ni nkaho twabyita kuhora mu rungabangabo bwo kuhitamara n'intambara birumvingana. Reka tujye muri Yobo kangahe. Bibiliya ivuga ngo igihe cyose umuntu aba ari mu isi abafashe igihe mu ntambara. Nicyo nshaka kuvuga jewe. Aha wenda nukora commentaire winjirire mwaho ngaho kugira ngo tugendane muri icyo kintu nshaka kuvuga kiri iryo somo riri mu Baroma ibice 7. Ariko ari shwa ibi murimo ngaho banza uvuge nawe icyo gitekerezo cyawe. Ziraba intambara ariko kugira ngo araza gufata decision nyuma kuvuga ngo nahita mwiki, ariko hari umwuka uza kumurwanya nanone. Nicyo nashatse kuvuga muri Trinity y'umuntu. Ni kuvuga ngo kamere yuko aremetse. Yego. Mpamvu narinkise ngo ni guhora ahora mu kintu cy'urungabanga, ni kuba guhi amahitamo arabayaye kuko ari kurwana n'ibiki. Kuri iyo angere yawe nakumvise nawe icyo washatse kuvuga kuba mu rubunga yabuze icyo ari ahagaze muri dilemme. Hari ikintu twita dilemme, kuhagara muri dilemme yabuze icyo nderekera aha cyangwa nderekera hanga nta guperida control. Voilà, nuko biba bimeze. Kutemera akavuga ni nka wa wundi ngo umushikambiri kamo yakatamuponyuka. Niko bavuze mu Giswahili. Yabuze icyo akora n'icyareka. Yabuze amahitamo gasanga. Ntabwo ari byo kuko dufite ukuri. Niyo mpamvu turi mu ijambo nyine ry'ukuri rubatura, kuri kubohora. Umwuka w'Imana arahari kandi ashobora byose kandi n'imbaraga aratuneshereza. Aha rero ukiri kuri aho utaranakomeza wenda kugira ngo ukomeze n'ijambo wari ufite, turabona Farawo n'abantu be. Ariko nanone mu bantu be kwa Farawo turabona abantu b'ubwoko bubiri. Turabona hamazemo kuvukamo none kuva twatangiriye ibyago niho twumvishe ko harimo n'abantu nibura bo ku ruhande rwo kwa Farawo nibura bagerageje kumva ibyo Mose ari kubabwira, kubumvira. Arabumvi baramwumviye ati ngo harimo bamwe ngo bagerageje ngo gukura amatungo ngo ndetse n'abagaragu babo ngo bashaka kubashyira mu mazu kugira ngo batahura n'ibyo, kandi koko babikoze bitubwiye yuko abo ngabo batahuye n'ibyo byago. Ntago bahuye n'icyo cyago cy'urubura, ngo nyamara byari biri musozi, harimo amatungo, harimo n'abantu, harimo ndetse n'ibimera, harimo ngo n'ibiti byavunaguritse, ariko urubura rwari rukaze. Harimo n'abantu, ngo ibyo byose birapfa. Byari biteye ubwoba. Batanze n'urugero rw'imyaka. Ariko mvise runo rubura rwari ruvanze n'umuriro. Rwari ruvanze n'umuriro. Ngo rwarakubise ko turacyabona kuko turi ku cyago cya karindwi. Ndagira ngo twihute turebe ko twarangiza ibyago biramutse bidukundiye, nibura duhagarariye ku cya 9. Hanyuma tuzatangirane n'icya 10 tugiye kuvuga noneho kwigisha ibijyana na Pasika. Noneho iki ngiki cyo birumvikana icyo tuza gukuramo amasomo nayahe nabirarimo. Nukunangira umutima no kunangirwa umutima. Kuko urubura rwo rwaraje rurakubita ndetse handi rukavuga abandi bakavuga ngo rwari rumeze nka rufite garama 25. Urubura rwari ruteye ubwoba, rwakubitaga ibiti rukabivuna. Naho twigize dusobanura turimo kwigisha igitabo cy'ibyahishuwe ngira ngo urabyibuka. Twavuze kuri rwa rubura. Ururwo ngo rwari ruvanze n'umuriro akagira Imana. Ariko aya mateka nk'ubaba hari koko
ngira ngo byarasibanganye urabona ko nagiraga ngo dusome hano kugira ngo twumvikanishe iki kintu uko Yesaya yabivuzeho yabihanuyeho mu bice byaho 30 ku murongo 30 yaravuze ngo Uwiteka azumvikanisha ijwi rye ry'icyubahiro kandi kumanuka k'ukuboko kwe azakwerekanisha uburakari bwe n'umujinya we n'ikirimi cy'umuriro akongora n'inkubi y'umuyaga n'urubura abyumva shatse niho twavuze ngo inkubi y'umuyaga n'urubura nano twavuze ngo biriya bintu byaba ibingi byose yabihanuye ari kuvuga igihe kizaza uko bizaba byitwaye ukuntu rufite ibihe by'ibihano Uwiteka yatangiye guhana ukuntu ibintu bizaba bikomeye ariko ibyo yabivugaga mu gihe kizaza mu gihe kizaza niho twavuze ngo ibi bintu byabaye hari ibintu hari amakuru bizongera bikagaruka nk'uko twari twabivuze mu byahishuwe ku bantu bakurikiye hari abantu bajya bigisha bakavuga ngo Imana ntabwo izahana ngo Imana ngo ntabwo izahana ngo Imana ngo ni inyembabazi cyane Imana izahana ngo ihana se ngo yashyira abantu ngo mu muriro ngo gute ubwo sizabipfa n'iki n'abatumvira Imana none se Adamu na Eva bazize iki bajya kuva mu Edeni si bo bonyine byanditswe bitubwereka inkuru zo kwa Nowa ko yakomeje abwira abantu akababurira akababwira ati mukwiriye kugenda burya mukitwara nabo kandi batangiye kubona bikomeye batangiye kumwegera batangira kumvira batangiye kubona bikomeye ariko Imana nyine bakunze kwa Nowa wenda bo bakubiswe n'amazi ariko yamvura yari irimo n'urubura ariko nayo ntiyari yoroshye ariko nanone wongere kwibuka kwa Loti Sodomu n'Igomora byagenze bite si umuriro wahatwitse se neza cyane ariko abantu barwanya Bibiliya nabo erega hari ukuntu Satani tubihamye Imana ni inyembabazi ni inyembabazi ariko ni Imana ihana reka twihute turangize kino cyago cya karindwi dusobanure neza gusa icyo twumvise mo kimwe nuko dusanga ko hari abantu bumviye baremeye barumvira bahungisha inka zabo bazigarura mu biraro kuko bafashe amagambo Mose yababwiye ko ari ay'ukuri barayemera bayaha agaciro n'uyu munsi wa none uwumvira agatanga agaciro k'iryo jambo yahawe n'uyu munsi turimo kuganira ubu duteze abaduteze amatwi umuntu wese wumva akagira umutima w'inama ntabwo yaba muri cya kintu twize urubungabangabo cya kindi wavugaga ahubwo yabona agakiza ko ari mu ijambo ry'Imana niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo erega ngo nzi ibyo nibwira nshaka kubagirira ni byiza ntabwo ari bibi nzi ibyo nibwira nshaka kubagirira ni byiza ntabwo ari bibi nuko byagenze kuri kiriya cyago barakubiswe Farawo anangira umutima ariko yabanje no kwemera urumva abantu rwa rubungabangabo bavugaga yemejwe nuko ibibazo bimukomeranye ibyago bimukubiranye ariko nyuma nanone harongera none asubira uko yari asubira aranangirwa ariko twibutse ko ndashaka kukwibutsa iki kintu yanangiye umutima karindwi nawe ubwe yinangira kane kuko Imana ntabwo Imana yapfaga kumunangira umutima nuko yabonaga ubwe yaranangiye umutima ubwe ishaka kugira ngo imwiyerekanisheho icyubahiro cyayo rero nkuko wari umaze kubivuga mu bice 30 bya Yesaya n'umurongo wa 30 neza cyane Imana nayo icyubahiro cyayo ntabwo umuntu azerekana ubushobozi bwe nkuko twayibonye kuri Babilone kuri Nebukadineza turimo kwigisha cya gitabo cya Daniel wenda wowe icyo gihe ntiwari uhari ashaka ngo ngiyi Babulone yanjye ni kwishyira hejuru ngiyi Babulone yanjye ngo bameze nk'inkware ngo zihundikira amagi zitateye urumva ikajyamo ngo ibyanjye romwa icyo bita romwa ibintu byanjye isi yanjye ibyo bivugwa ku bihangange by'isi ndetse tujya twumva n'abayobozi ngo ubuyobozi bwanjye segiteri yanjye niko bajyaga bavuga umurenge wanjye akagari kanjye ibintu abantu babaye bata byawe none bakubwiye yuko ubuyobozi abaturage banjye mu ruhande rumwe rubwo dushobora kubyumva ariko hari n'ahandi bibyarira abantu kwishyira hejuru kandi tujye tubona ukuntu bagenda bahanwa
mu gihugu nawe ubwawe. uri kuvuga muri politiki, no muri ntujya bijyana no na mu itorero, jya no mu itorero, no mu matorero, no mu itorero ugasanga Itorero ryanjye itorero ryanjye ngewe nyobora ahangaha, ariko ntabwo ibintu bidakwiriye. bituma umuntu agira abahaye umwanya yakamera icyo bita romwa. Ni ikintu cya orgueil, egoisme, orgueil, ni ikintu cya orgueil gitumbagira mu muntu. Kandi nyine koko byanjye wibuka ikintu, ibi bintu rero nuko turi gusa nkaho turi kwihuta, wavugaho byinshi. Wibuka icyo Satani yazize. Satani yazize icy'ubundi kugira ngo acirirweho iteka mu ijuru. Wibuke ko ari icyo kintu yahereyeho, nawe kwishyira hejuru, ushaka kwiringaniza n'Imana. Imana rero yaravuze ngo icyubahiro cyanjye ntago nzagiha undi, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Kandi koko buriya witeka ukuntu ateye muri kamere ibindi byose, ariko ku cyubahiro ntago bijya bike. Uko byagenze rero barakubiswe, ndagira ngo tujye ku cy'umunani. Ariko tutarahagera, hari akantu ko kuvuga ibi byago twagiye tuvuga ko Imana hari ukuntu yabaga iri gutunga urutoki kubigirwamana bya hariya ahantu bari barimitse. Twahere ku cyambere tubabwira ziriya b'Imana byabo bari bafite, kandi buri kigirwamana kikaba cyaragendaga gishushanya, buri cyago cyagendaga gipuenda gishushanya kigendana n'ikigirwamana baga bafite. Ahangaha naho rero kirahari iki kigirwamana ubwo gihari kuri karindwi. Ni cya kindi bakitaga ngo ni shu icyo bitaga dieu de l'atmosphère. Wenda hari n'ibindi ntabwo ari icyo ngicyo cyonyine, wenda nuko ari icyo ngicyo twari tuvuze kuri icyo cyashu, ariko cyari icyo bitaga dieu de l'atmosphère cyangwa se ikimana. Reka mvuga nibyo ni ikimana cyangwa ikigirwamana. Cyari gishinzwe gukontorora no gutanga umucyo mu kirere, gishinzwe kumenya hanze umwuka wo hanze ukuntu uteye, bakakita shu. Ariko kagendaga n'ibindi n'ibi bigirwamana bindi bya Osiris nabyo byari bishinzwe ibintu bya fertilité ndetse n'ibintu by'uburumbuke. Kwari kugira ngo Imana yerekane ko nyuma y'uko ibyo bimera bimaze gupfa, ko Osiris nta kintu yabatabaraho. Tujye ku cy'umunani noneho. Soma ku cy'umunani twihute kugira ngo tureko twarangiza 9. Kihutane nacyo ugisome. Abumvise yuko harimo icyo dukuyemo hano, harimo abanangiye umutima, ariko hari n'abumvise hari abumvishe bumvira imburo. Umunsi wa none niko bimeze. Icyago cya 8 hatera inzige. Uwiteka abwira Mose ati, injira mu nzu ya Farawo, kuko nangiriye umutima we n'iy'abagaragu be, kugira ngo nerekanire ibimenyetso byanjye hagati muri bo, no kugira ngo uzabwire umwana wawe umwuzukuru wawe ibikomeye nagiriye abanyegiputa n'ibimenyetso byanjye nakoreye hagati muri bo, mumenye yuko ndi Uwiteka. Mose na Aroni binjira mu nzu ya Farawo, baramubwira bati, Uwiteka Imana y'Abaheburayo iravuze iti, uzageza he kwanga kwicishiriza bugufi imbere yanjye? Reka ubwoko bwanjye bugende bunkorere. Niwanga kurekura ubwoko bwanjye, dore ejo nzateza inzige ku rugabano rwawe zizimagize ubutaka, umuntu ye kubasha kububona. Zizarya ibyo mwashigaje bitishwe na rwa rubura, zirya igiti cyose mwamejeje mu gasozi. Amazu yanyu zizayuzura, zuzure n'ay'abagaragu bawe n'ay'abanyegiputa bose, izo ba so na ba sogokuru batigeze kubona, uhereye igihe babereyeho ukageza none. Arahindukira ava imbere ya Farawo. Abagaragu ba Farawo baramubaza bati, uriya mugabo azageza he kutubera umutego? Reka abo bantu bagende bakorere Uwiteka Imana yabo. Nturamenya yuko Egiputa hapfuye? Bagarura Mose na Aroni imbere ya Farawo, arababwira ati, nimugende mukorere Uwiteka Imana yanyu, ariko hazagenda abantu ki? Mose aramusubiza ati, tuzajyana n'abakiri bato n'abashaje, abahungu bacu n'abakobwa bacu, tujyane n'imikumbi yacu n'amashyo yacu, kuko dukwiriye kuziririza Uwiteka iminsi mikuru.
arababwira ati uko nabifuriza ko Uwiteka abana namwe nuko nabareka mukagenda mujyanye abana banyu bato mwirinde, kuko ibyo mugambiriye ari bibi, si uko bizaba, ahubwo abagabo bakuru mugende mukorere Uwiteka kuko ari cyo mushaka. Birukanwa mu maso ya Farawo. Uwiteka abwira Mose ati rambura ukuboko kwawe hejuru y'igihugu cya Egiputa, kubuza n'inzige zize mu gihugu cya Egiputa zirya ibyatsi byose n'imyaka yose byo mu gihugu, ibyo rwa rubura rwasize byose. Mose arambura inkoni ye hejuru y'igihugu cya Egiputa. Uwiteka azanira icyo gihugu umuyaga uvuye iburasirazuba, wiriza umunsi ukesha ijoro. Bukeye uwo muyaga uvuye iburasirazuba uzana inzige zikwira mu gihugu cya Egiputa cyose, zigwa mu ngabano zabo zose. Zari icyago gikomeye cyane, uhereye kera kose ntigeze kubaho inzige nk'izo, ntizongera kubaho. Zizimagiza ubutaka mu gihugu cyose, igihugu kibamo umwijima. Zirya ubwatsi bwose n'imyaka yose byo mu gihugu, n'imbuto z'ibiti zose rwa rubura rwasize. Mu gihugu cya Egiputa cyose ntihasigara ikintu na kimwe kibisi, naho cyaba igiti cyangwa icyatsi cyangwa imyaka. Farawo ahamagaza vuba Mose na Aroni, arababwira ati nacumuye ku Uwiteka Imana yanyu no kuri mwe, nuko none ndakwinginze mbabarira icyaha ubu ngubu gusa, munsabire ku Uwiteka Imana yanyu inkureho uru rupfu ubu gusa. Ava imbere ya Farawo asaba Uwiteka ahindura umuyaga uhuha cyane n'uwishuheri uvuye iburasirazuba, ujyana za nzige uziroha mu nyanja itukura, ntihasigara na rumwe mu gihugu cya Egiputa cyose. Maze Uwiteka anangira umutima wa Farawo, ntiyareka Abisirayeli bagenda. aricyo numvisemo hano kwa kunangira muri za nshuro 7 Imana irongeye, kuko uyu mugabo ntabwo yashakaga kumva. Yarababaga ni bya bindi kera turi mu ishuri batwigisha ibintu kugira icyo bita sensibilité. Urumva sensibilité, kumva ko umuntu yumva afite ubuzima. Bajyaga bazana nk'akantu bakagupika bakakubwira ngo sapike, ukavuga ngo no sapike cyangwa se wisapike, no sanopiko pa cyangwa se wisapike kuko ubabaye, kuko ushize kuko umvise. Na Farawo niko yarateye. Arongeye kandi nanone arongeye ati ndakwinginze mugire gutya na gutya, none kuko yaramaze kujya gute, arabonye ibintu biramukomeye, yaramaze kubona, yaramaze kuba yaragize ikintu cya yabaye sapike, yabaye pike kwa, yabaye pike, arumva abaye pike, n'icyo kintu kiramukubise, urubura ruraje. Tugeze kuri icyo kintu rero aprito kijyana na sutolere, za sutolere cyangwa se inzige. Izo nzige ziraje zirahumbye. Uzi ko inzige imwe yagombaga ngo yafite ubushobozi bwo kurya kwangiza ibiti kuri kilometero kare imwe, ngo kandi harimo amamiliyari n'amamiliyari y'inzige. Araho usanga zigera muri za miliyoni 50, miliyoni 50 kuri kilometero karimwe. umva miliyoni 50 z'inzige kuri kilometero karimwe. Miliyoni ibyo ni ibintu innombrable. No utashobora kuvuga ukuntu byari beze gusa. Umva zikonona nibura toni zigera mu 100,000 z'imyaka mu ijoro rimwe. Urumva uburemere bw'ibyo, ariko barakubititse. Ahubwo nuko uyu muntu wa none plutôt nanone yarafite kunangirwa umutima, ariko nanone byari bihereye kuko we ubwe yagize kute, yari ngo kayiciva mu kanwa kanyira. Niba ubwe yaranangiye umutima akanga kumva, Imana yagombaga kumwiheshereza aho rero icyubahiro. Niyo mpamvu abantu bajya babyumva bakavuga ngo Imana ngo igira injustice. Hoya guteze, hari aho tujya tuvuga ngo Imana yakunze, ni ibyanditswe bivuga Imana yakunze Yakobo kumurutisha Esawu. Ibi bintu
twigeze tunabivuga ubushize Imana yakunze Yakobo kumurutisha Esawu kubera ko yarize umutima wa Yakobo ukuntu uteye aha rero niho abantu bagira bagakora amakomantere bagashaka kujija bagashaka kumvikanisha yuko ngo Imana irobanura ku butoni imanza zagiye ziba mu Butaliyani habaye imanza no mu bindi bihugu haba imanza barimo hari nejo bundi umuntu wagiye kurega Imana ngo yubahirije ibyo yasabwaga ariko Imana ntabwo yigize yubahiriza ibyo yagombaga gukora kikwereka aho umwana w'umuntu ageze atangiye kujya atinyuka n'Imana no kuyikoza ngo baravuga bati watwereka iyo Mana ngo tuyirebe ntiwibuka Abisirayeli babwira Mose ngo nimanuke ngo natwe ivugane natwe ubwibone kwishyira hejuru byane bya orugeye ubwibone kandi koko yaramanutse rero hano rero yarakubise umuyaga waraje uturutse burasirazuba urahuha uzana n'ijoro rimwe inzige ziraza zikora akazi kazo kandi hari aho twajya umuntu twajya baca umugani ngo ni Batema civile yararya abantu barya zararyaga nazo zarariye abantu barumirwa zikokora ibiti zikokora ibintu byose ibiti bisigara bishigitse abantu babirebye bagira ubwoba ibaze cyatumye Farawo avuga ngo ndabinginze munsabira Imana none munsabira Imana ariko hari ahantu twasomye ngo n'abagaragu be bagezeho baramuhinduka baramubwira ati ariko ubu nta aho twahereye nta kintu wowe ureba ntureba ko Egiputa yapfuye igihugu cyacu cya Misiri cyarashize cyarononekaye nta kuki utabasha kwemera ngo none ngo arahindukira aravuga ngo agombaga kunangirwa umutima nyine ari ubushize twigiye twigisha abantu bitwa abaroberi ibintu nk'ibyo abantu byigomeka bimeze ukuntu abaroberi ibintu nk'ibyo uyu mugabo niwe kwinangira umutima we yari amaze kuba cya Robert icyo bita Malizia kuba kugira ikintu umutima uri endurance unangiwe cyane kwigomeka cyane kandi iyo arimo icyo kintu cya rebellion umuntu yanze kumvira Imana aba afite ibindi bintu icyo bita shata mu gihe burayo noneho nukuvuga ngo iyo umuntu atarasa ku ntego aba afite ibindi kindi cyerekezo cy'ibyo ashaka kujyanamo ibyo wenda twabivuga turi mu yindi mu rindi somo ritari ringiri turi mu uyu munsi wa none gusa icyo twumvise hano nuko yanangiwe umutima anangirwa umutima ariko araza kuvuga ijambo ngo noneho ndagiye kubareka mugende ariko bose muzagenda mumeze muzagenda mu buryo bumeze gute Mose aramwerura tuzagenda twebwe abana n'abashaje n'abandi n'abakecuru ntawe uzasigara kandi noneho n'ibikumbi tuzayijyana buri kantu kacu kose aramweruriye nta kintu na kimwe amatungo abana abakecuru ibintu byacu byose ndetse n'ibyanyu tuzabitwara twagombaga no kubitwara ntabwo bagombaga kugenda imbokoboko hari ibyo bagombaga gutwara by'abanyegiputa tuzabibona bahaguruka uko bagiye noneho Farawo atatse muragenda se oya mwe kugenda ahubwo ni mugende mwebwe bakuru abasaza n'abakecuru mugende ariko abana banyu ni mu bisige mwe kugenda urumva aratangiye ananza tena aratangiye ubwo rero turagiye ndagira ngo twihute unyemerere tujye ku cyago cya 9 iki cyo yarakubiswe hajemo zino nzige zarononye zirakubita zirarya ariko nubwo byabaga bimeze bityo tubona ko hari hamaze kubona icyo navuga ngo le grand nombre umubare munini wari umaze kugenda uhindukirira Imana umusaruro w'Imana nawe uragenda ugira ute uragerwaho gahoro kuko uwanze kumva ntiyanze no kugira gute no kureba barabonye turabona ko habonetsemo ndetse no mu bagaragu mu cyo twita le grand Farawo mu nzu y'ubwami neza cyane harimo abavuze baramuhinduka barahinduka ariko n'abaturage burya nubwo baba bategekwa baravuga bati twarumvise bagasigara batinye hehe ibiturutsi bukuru kugira ngo ko nta mbaraga bari bafite zo kwemeza umwami yagombaga kwemezwa n'iki
n'Imana yaremye ijuru n'isi niwe yagombaga kumwemeza ariko abaturage benshi bari baramaze guhindura bari baramaze kubona ibyo bintu Imana ya Isirayeli Imana ya Mose Imana ya Aroni n'Imana y'Abisirayeli bari bamaze kuvuga bati n'Imana nyamana ariko kunangirwa umutima ko ari gusigaye kwande mu buyobozi ibukuru twagiye rero tugiye ku icyago cya 9 Uwiteka abwira Mose ati tunga ukuboko kwawe mu ijuru umwijima ucure mu gihugu cya Egiputa umwijima umeze nk'igikorwaho Mose atunga ukuboko mu ijuru umwijima w'icuraburindi ucura mu gihugu cya Egiputa cyose umara iminsi 3 ntihagira abarebana cyangwa uwahaguruka akava aho ari bimara iminsi 3 ariko mu mazu y'Abisirayeli bose harabonaga Farawo ahamagaza Mose aramubwira ati nimugende mukorere Uwiteka ariko imikumbi yanyu n'amashyo yanyu aba ari byo bisigara abana banyu bato mubajyane Mose aramubwira ati ukwiriye no kuduha ibyo dutamba n'ibyo twosa kugira ngo dutambire Uwiteka Imana yacu ibitambo n'amatungo yacu tuzayajyana ntihazasigarana n'urwara kuko ariyo tuzaba dukwiriye kwendaho kuyakoreshereza Uwiteka Imana yacu kandi ntituzi ibyo tuzakoreshereza Uwiteka tutaragerayo ariko Uwiteka nangira umutima wa Farawo ntiyareka bagenda Farawo aramubwira ati mvaho irinde ntukongere kunci ryera kuko umunsi uzongera kunci ryera uzapfa Mose aramusubiza ati uvuze ukuri sinzongera kuguci ryera naho byarangiye ku cyago cya 9 kugera biraje rero noneho Serapiya yo yari imaze gukubitwa ishinzwe kubungabunga ibidukikije nyine ku cyago cya kagaye cy'8 Serapiya yari ishinzwe kubungabunga ibidukikije ariko noneho yari imaze gukubitwa yameneshejwe yasenyewe nk'uko Dagoni yakubiswe igacikamo kabiri yacitse umutwe se uribuka ko Dagoni yacitse umutwe bwa mbere nyine basanga no kuguru kumwe ku turo ya mbere basanze ngo yaguye ibice bimwe byavuye yaguye yubamye ku ituru ya kabiri ku munsi ukurikiyeho basanga ngo igice cy'igihimba kirukwacyo igice cy'amaguru n'ibindi bice by'umutwe bisanga nabyo byasandaye biri ngiriye sanduka y'isezerano barayitegera bayishakira mu cyubahiro bayishakira share ukuntu yateguye kugira ngo izatahe barayitegura bategura n'amaturo n'ibitambo n'ibiki byose ibyo Serapiya hano yarakubiswe rero karahava tubibutsa abantu yuko izi mana zo mu Misiri zabaga zifite agaciro gakomeye muri bo bakabiha agaciro bakabyubaha babihaga imbaraga utabasha kumva hano cyangwa irakubiswe rero nahanga iyi mana yitwa Re cyangwa ikitwa Ra cyari ikimana ngo gishinzwe ibintu by'izuba nyine no kumenya umucyo n'umwijima ubundi izuba niryo ritanga umucyo noneho rero babihaga imbaraga bumva ko Ra cyangwa Re yari ifite ayo mazina abantu bize mu masegonderi muri histoire yo muri Egypte iyi mana barayigaga cyane niba ikigishwa mbiza ariko barayigaga cyane ariko imana ngo yizuba yagombaga kumenya ishinzwe ibijyana n'umucyo n'umwijima kuko mu mwijima harimo amasomo yabyo mu mucyo harimo ayandi masomo kugira ngo iki ngiki nicyo cyari gishinzwe ubuzima bw'ibyo bintu ibijyana n'ibyo igatanga umucyo igatanga n'umwijima ukwiriye noneho ariko umwijima wo subira mu buno bukana bw'uno mwijima aho umuntu ari kumwe n'undi atamureba ntibyashoboka ko yamureba Bibiliya ivuga ngo cyari igikorwaho kidonko icyo obscurité ariko imeze kiri epesi kiremereye kigikorwaho wasa n'uwakoraho bakagira ubwoba ariko noneho i Gosheni ho hari umucyo nta kibazo cyari hari umucyo haruguru ngo nta mbwa yamokaga hari amahoro hari umutuzo nta bana bariraga ubwo byarimo gucika kwa Farawo noneho hano biraje rero uyu mwijima tuvuge gute ukuntu ari ikintu cy'ingenzi cyo kongera kuvugaho kuri uno mwijima
ziko muri ibi byago byabanje Farawo yabashaga kubwirwa yuko bigiye kuzaba. Iki ngicyo cyaje nta kintu yabwiweho, nta makuru yari afiteho, agiye kubona icyo kintu kirabaye, aratungurwa. Uyu mugabo aratungurwa, biba mu gihugu gutyo. Ari nayo mpamvu hari ibintu byagiye mu mitima yabo, bajya mu byo gukekeranya, bajya ku makonfuziyo, bitiranya ibintu za tempete zajyaga ziva iriya mu butayu, zajyaga zibataka n'ubundi bari barabimenyereye, cyane cyane ko byajyaga muri ariya amezi y'urugaryi, ibyo bintu bari babimenyereye. Ari imiyaga yajyaga iva hariya ikava mu butayu ikabatera, ku buryo yagaragazaga uburyo umuntu atabasha kurebana n'undi. Bashaka kubyitiranya bagira ngo nibyo, bagira icyo kintu, bagira icyo kintu cyo kwitiranya ibintu, kubera yuko ubundi imbere ibyago byajyaga gutera Mose akaba arababwira ngo noneho hagiye kuba ibi ngibi, mwitegure hagiye kuba ibi ngibi. Ariko iki ngiki cyaje ndatekereza ko iki nta nubwo turi burangize kugisobanura bitewe nuko tugiye guha abantu umwanya, ariko reka tugire icyo tuvugaho. Ikino gihe do 3 jours, iminsi 3 barisambuje, bahera mu mazu, ntawageragaho hajya gucanganyukirwa birabananira. Kuko icyo dushaka gukorera ibi ngibi bifite message ibi ubundi obscurité cyangwa se uyu mwijima ufite icyo ushatse kuvuga. Ni symbole do le jugement, symbole y'urubanza rw'ibi bateguruzwaga. Kuko wibuka Mose yaganiriye na Farawo, aramubwira ngo sinshaka niwongera kumagara imbere kukubona uzagira gute, no gupfa uzapfa, niko yamubwiye. Aratangira rero kuzuza ubukana n'ubu kuzuza imyuka y'ubujinya. Ariko uko yakaraga hano ni nako n'ibimenyetso n'ibi bihano byagiraga guhabwa gasopo owning. Uyu mwijima bishatse kuvuga gasopo bigeze, donc yari symbole y'urubanza, symbole de le jugement y'urubanza rwari rugiye gukurikira. cyane ko cyari icyago cya 9 kandi gishyikira kigiteguza icyago cya 10 cyari cyo cyari cyanyuma neza. Ndagira ngo wenda iki tuzagisobanura, kuko tuzagisobanuza n'isezerano rishya, tuzinjira mu isezerano rishya ntituzagipenetra, ntabwo twapfa kukirangiza. Turagira ngo duteguze abantu tuzagisobanureho ubutaha. Ku byo twari tumaze kuvuga wenda twaha abantu umurongo, si bizi iki tuzakinjiramo tukirangirizeho dutangirana n'icyago cya 10. Kuko iki cyo aho nawe mpagara, aho twaba duhagarariye hano ni ukuvuga urubanza, sibyo? Kiratwinjiza kuko icyo twakirangirizaho ni ukuvuga urubanza rwari rugiye gukurikira, kuko umwijima ni symbole, ni ikimenyetso cy'urubanza rwari rugiye gukurikiraho, kandi bari bagiye kurukatirwa. Baca umugani ngo kayica mu kanwa ka nyirayo. Ni ukuvuga ngo amagambo Farawo yavuze yagombaga kugira gute, gukatirwa, yagombaga gushyirwa ku gipimo. Noneho uyu mwijima kivedire urubanza rwari rugiye gukurikiraho ni symbole, tuzayibona mu isezerano rishya, tuzakigaho, tuzagipenetraho ubutaha, tukinjemo tugisobanurira abantu bacyumve. Icyo nagira ngo tugitindeho tukivugeho, ariko ntibidukundiye kubera igihe tugiye guhaba. Abadukurikiye baze gusoma neza ubutumwa bwiza bwa Yohana uko butangira hari yanditse mu gice cya mbere, ariko cyane cyane ku murongo wa 5. Wibuka ko Bibiliya ivuga ngo bakunze umucyo ku umwijima kurutisha umucyo. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima wawumenya. Bantu bakunda ibiri mu mwijima. Tuzabisobanuraho neza. Aha rero niho tuzinjiramo kugira ngo tubabwire icyo yakona. Tuzagikomeza ubutaha. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints, kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero ibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge, aryoshya aho dutuye n'aho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswe ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu riraritunganya mu kanya nk'ako guhu.
mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera haruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi, ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good service.